ese habaye iki ko mbona wandakariye ko mbona ufite agahinda ni cyo kibazo cyabaye muri uru rugo cyangwa bije ari uko nje nigendere oya habaye iki rero aseshere wowe kubona ukuntu Teta yitwaye biriya bintu ari ibintu by'u Rwanda use Mulisa ko ndi kumamagana namfate kuva cyageze ndavugana nawe Mulisa nawe urabizi ubuzima twabanyemo Mulisa twamaraga iminsi tutararya Mulisa akaba tuzanira ibiryo uri kumva Mulisa urabizi ko mama wacu yapfuye uriya mwana ari uruhinja Mulisa niwe wamureze akemera mama we mu mafaranga yapagashije yahengiye yafuriye akagenda akaguramo inusu y'amata ya buri munsi uriya mwana yakuze kubera Mulisa buriye akagenda akaguramo inusu y'amata akazana ya buri munsi kugera unganya kuriya cyaje buzima nawe urabuzi 90% Mulisa niwe wafashaga kurya sibyo Mulisa buriye mufata nk'inshuti magara inshuti mu mutima imbere ndani byarambabaje cyane ntabwo tutagagombye kwitwara kuriya none ndi kumamagana ntafate ubusirana nabigenza gute gutagaza inshuti na Mulisa ni ibibazo bikomeye cyo nicyo cyatumye wiheba yego nicyo ntabwo iki nicyo cyagatumye urakara gutyo ntabwo ndakabwo ndababaye tega amatwi unyumve nyine ubwo buzima mwanyuranyemo bwose ndabuzi sibyo niyo mpamvu nahamagaye Mulisa wese basira kwitabye twanavuganye none kamwongera twahanye gahunda ko ejo agomba kuza mu rugo tukaganira ku kibazo cya Teta byakwemereye tubaze yego thank you twavuganye ko ugomba kuza tukavugana kuko Teta ashobora kumusaba imbabazi cyangwa akamubwira n'ibindi bikaza guteza njye sinzi rero ushyitse umutima hamwe ejo nzaganira nawe sibyo ibizabaho nyuma y'ibindi byose tuzabona resultat z'ibyo ngibyo maranizere ko muri Teta bikomeje pe kubera ko nanjye ubwanjye reka Teta n'umwana nta n'ikintu ashobora kuvuga akomeje